mu makuru akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye cyangwa amakuru akomeje kugenda agarukwaho hano mu gihugu cy'u Rwanda nuko uwitwa Murindahabi Irene yamaze kuba yagaruka i Kigali nyuma y'ibitaramo bari bafite batangiriye mu mujyi wa Vancouver, aho yari yarajyanye n'itsinda ry'abahanzi Vestine na Dorcas, ariko kuri ubu ngubu akaba yamaze kuba yagaruka i Kigali we na Dorcas gusa, uwitwa Vestine akaba atagarutse. Ni nyuma yuko aba bamaze gukora ibitaramo byinshi byamaze hafi ukwezi kose kuzuye, hanyuma ya post yaje kujya hanze ku rubuga rwa Vestine Ishimwe. Ni post ikomeje kuvugwaho ibintu byinshi kugeza na kano kanya, ariko nanone iri gutuma abantu bakora cyangwa se bavuga bimwe mu bigize icyaha, bitewe nuko itangazamakuru ryo mu Rwanda riracyakennye. Ni ukuvuga ngo ibyo Dorcas arimo arakorerwa ni yicwa rubozo rishingiye ku marangamutima, kubera ko ibi bishobora gutuma niyahura, kuko ukuntu twabigize ibintu bya danger ntago ariko byakagombye gufatwa, nubwo ariko n'ubundi bivuga ko ngo ipfuno ryo gutandukana n'umugabo ngo yari amaze iminsi amuhohotera, atamufashe neza muri make. Hanyuma kandi mu bindi bikomeza kugenda bivugwa, nubwo mu byo Niyo Bosco yavuze ko Idrissa umugabo wa Ishimwe Vestine yamubwiye ko ngo nawe ngo nta makuru abiziho, ko ngo ari amakuru nawe uko ari kubibona cyangwa se uko Niyo Bosco arimo arabibona, ngo nawe niko arimo arabibona, kuko ngo nawe nta makuru abifiteho, ngo nuko abibona gusa. Hanyuma andi makuru akavuga ko ngo Idrissa afite undi mugore iwabo. Ibi nabivuzeho mbere, ni ukuvuga ngo iteka ryose mu gihe utazi umuntu mugiye kubana, itegura ko ugomba gusafaringa, ko ugomba guhura n'ikibazo gikomeye. Mbere ya byose Vestine ntabwo azi uyu mupapa Idrissa, ntago azi ngo avuka he, ntago azi ngo ntazi naho ushobora gufatira ngo akavaringa vanise uyu muntu imico ye ni iyihe, sibyo? Kugira aho bivamo no guhohoterwa papa, ku buryo byagezeho byahise binaca n'amaringa, kuko muri Amerika mu bitaramo byinshi bagiye bakora, hari ibitaramo byagiye bigaragara uyu Vestine atambaye impeta. Byumvikana ko ibi byacaga amarenga. Ibi rero biraza guhita bituma abantu bagaruka kuri Irene. Hari abagiye bavuga nti Irene ashobora kuba ari we ubiri inyuma, ati niyo wari iyi nkwano, niyo wambaye ingofero, ati none arangije ati yagambaniye undi mwana, bikaba biri no gutuma yitwa ngo ni Yuda. Ni akazina gakomeza kugenda gasirikira ahantu hose ngo ni Yuda. Irene yabaye Yuda, yagambaniye nde? Yagambaniye Vestine. Bamwe bakavuga bati Irene afite gahunda yuko agiye kubana nande na Vestine. Ibi nani Irene yaje kuba yabinyomoza, ati usibye no kuba nge n'abana nturiye, ahubwo n'abana banjye bariya n'abana banjye, ati kuva jewe nabamenye ntabwo nigeze nifuza ibyo bintu, usibye ko bitanabaho, ati ntabwo byakunda ibyo bintu. Ati kandi yakomeje gukomoza ku mpamvu ishobora gutuma Vestine atagarutse mu Rwanda, cyangwa atagarutse batagarukanye. Murindahabi yavuze ko management ni donc mu Kinyarwanda bavuga ko ngo nabareberera inyungu z'umuhanzi, ntago ari abareberera ubuzima bw'umuhanzi. Ni ukuvuga ngo umuhanzi afite 100% yo kwigenga ku buzima bwe, kuko ibyo ntabwo biri muri contract y'inyungu ze, ibyo ni
ni mu buzima bwe bwite, kuko apati yo kuba hariho management agomba kuzaho no kuba ko ari umuntu kandi akaba afite ubuzima bwe bwite agomba kwigengaho, agomba kwiyoboramo. Rero ibi Murindahabi yavuze ko nta hahuriye nabyo habe namba, kuko hari ubuzima bwa management bw'umuziki nk'uko abamanaginga we Vestine na Dorcas, ariko bidakwiye kuba afite ubuzima bwabo bwite barimo cyangwa se bagomba kubamo nk'abantu, kuko ni abantu bakuru, hari n'umugore n'iki afite ubuzima bwe agomba kubamo. Hari abandi bakomeje kuza banese kuvugwa kwabo kwaba ari ugutwikira indirimbo yitwa Usisite benda gusohora hanze iri muri rurimi rw'Igiswahili. Ibi turaza kugarukaho tubiganire kuko nimba ari prank. Indirimbo yitwa Usisite iri muri rurimi rw'Igiswahili. No kuvuga ngo iri tangazamakuru turimo cyangwa se izi social platforms cyangwa se izi mbuga turiho, ko twumva ko hariya muri Amerika abantu biyahura kubera kuvugwa, kubera kugira cyane, ubwo ntabwo ejo dushobora kuzarisika twumva ko ibi byageze kuri Vestine. To be honest, reka tubivuge tubiganireho, kubera ko amagambo akomeje kuza avugwa kuri umwana w'umukobwa ni menshi. Ese mama we ahari aribaza iki? Aribaza se ko umwana yabaye igitaramo bimeze bite? Ni ibintu biza bikafekta umuryango wose muri rusange. Ni ukuvuga ngo kwa Vestine ntabwo bimeze neza, ariko murumuna we Dorcas ntabwo bimeze, ariko mama we, ariko Irene Murindahabi nawe arabazwa byinshi. Kubera iki? Nakomeje kugaruka kuri kino kintu cyaza gatanya, ngira ngo haraho niba nkurikira hariho navuze ko nkora urutonde rw'ibyamamare 10 bimaze gutandukana. Navuze ko igitutu cy'itangazamakuru ridakoreshejwe neza gishobora kuba ipfundo ryo gutuma divorce cyangwa zagatanya zikomeza kuba cyangwa zikomeza kugira umubare munini w'abantu batandukana. Hanyuma nanone ku rundi ruhande tukaza twabana se urwego rw'ubuyobozi cyangwa se RIB yo itabara bigenze gute? Kuko n'umwana w'umukobwa aho bigeze wenda ntabwo ari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko aho bigeze kuko hari gukorerwamo ibyaha byinshi biri gukorerwa muri no nkuru. Abantu bari komeza kuvuga amagambo menshi, bari gukomeza donc nta makuru mpamo bafite, ariko no kuvuga ngo kije cyose baravuga. So ndibaza ntese RIB yo izatabara ryari? Ese izatabara ari uko Ishimwe Vestine yatanze ikirego, cyangwa nabo bagomba gutabara mbere yuko ibyo byose biba? Ni ikibazo nshobora kuba nibaza, cyangwa nawe wenda ushobora kuba wibaza, kubera ko itangazamakuru rifite uruhare runini mu gusenya umuntu no kumwubaka. Ni ukuvuga ngo mu gihe ibi bidakurikiranywe neza bishobora kubyara ikibazo gikomeye kuri Ishimwe Vestine ndetse n'ubuzima bwe bwite. Hanyuma kandi Irene Murindahabi we yakomeje avuga ko ngo Ishimwe Vestine impamvu atagarutse mu Rwanda nyizina, yavuze ko afite gahunda ze bwite nk'uko nabikubwiye, gahunda ze bwite z'uko afite ibibazo bye by'ubuzima agomba gukurikira akava muri Amerika amaze kwivuza ameze neza. Urumva bamwe bahise bavuga ko ngo asigayeyo mu rwego rwo kugira ngo Irene amusigeho nk'umugore we kugira ngo azahita amusangayo. Ibi rero Irene yabinyomoje avuga ko ibi sibye no kuba yabitekereza, ibi adashobora no kubikora habe n'umunsi wa rimwe. Urumva rero ibi ngibi uri muntu akomeje gutanga feedback ze, akomeje gusobanura uko abyumva, ariko kuri ko nkeka cyangwa se ntekereza nibaza ko ikintu cyakabaye cyiza
nuko wenda izi social media zidukoresha, yes, ni ukuvuga ngo tuzishakaho akazi, yego ziraduhemba ziratugaburira, ariko nanone turebe ese umuntu we turimo kuvuga cyangwa nimba ari igihe uzaba urimo uravuga ejo bizaba bimeze bite. Kuko umuntu ibyamubayeho niba ari n'ukuri nawe byakuba hejo nanjye byamba hejo, so tujye dushyiramo no kuba abantu kurusha gukorera amafaranga cyane, sibyo? Ubumva n'abavugaga ko ngo Vestine ngo yaba ari ngo mu rukundo ngo rwihariye na Mr Irene Murindahabi. Abantu bakirengagiza ko Irene Murindahabi ari we n'ubundi wafunze bano bana, wabaremye, wabagize Vestine na Dorcas, ari we wabagizebo. Like aba bana ni Irene wabubatse kuva A a Z, kuko njye mvuga ko no mu bantu nginubaha cyane bakwiye no guhabwa ibihembo ndetse bagahabwa n'amawadi ko ari abantu bubatse, navugamo Irene Murindahabi, kuko Irene Murindahabi rwose afite ibintu byinshi akoze muri industry y'umuziki nyarwanda, kuko yazanye aba bana kandi ndibaza ko bano bakobwa bari mu bahanzi baririmba gospel dufite mu gihugu cy'u Rwanda, tugashyiramo uwitwa Rubangura cyangwa Roskana yazanywe na Irene Murindahabi, sinzi n'abandi bajene nk'abanga ariko ni benshi, akoze ibintu byinshi. So uyu Irene Murindahabi yatanze kuri abo ati ngewe usibye n'ibyo ngibyo ngewe ntabwo natekereza icyo kintu, kuko aba n'abana ndera, n'abana nareze kandi na n'ubu ndacyabarira. Ariko kubera itangazamakuru cyangwa se social medias zigiye zitandukanye, ni ukuvuga ko bo bararema cyangwa se buri muntu agatanga ubusesenguzi bw'uko abyumva, ku buryo hari n'ababani ibyinshi byakagombye kubazwa Irene Murindahabi. Tukirengagiza ko nkuko Irene abivuga, umuhanzi kuba ari umuhanzi afite management, ntago management imanaginga ubuzima bw'umuhanzi nkuko nabikubwiye. Management ireberera inyungu z'umuhanzi, ntabwo ireberera ubuzima bw'umuhanzi muri rusange. Ni ukuvuga ngo hari n'amakuru akomeje kugenda avuga ngo Vestine yaba yarakuyemo inda, iki n'iki, yakoze accident ndivamo. Ibyo byose ni ibintu reka tuvuge ko bishobora kuba byaranabaye, kwanza reka tubyemere ko byabaye, ariko ni ibintu bishobora kuba ku wundi muntu wese ufite ubuzima, sibyo? Ntabwo cyakabaye igitaramo, kuko nimba yarakoze accident inda ikaba yavamo, ushobora no kubihuza n'ibyo Irene yavuze avuga ati nyamukobwa afite ibibazo bye bwite by'ubuzima bwe byatumye tutagarukana mu Rwanda. Urumva ko ubihuje ushobora kubihuza n'ibyo ngibyo, ukaba ati wenda ashobora kuba ari ibyo byo kuba wenda yarakoze accident indi ikavamo n'iki byose, sibyo? Ariko nanone tukagaruka tukibaza ntese Irene ko yagarukanye na Dorcas, ari abana bavukana, kuko Vestine niwe mukuru akurikirwa n'uyu nguyu. Aho Vestine agize ikibazo muri Amerika, nubwo wenda nabwo tubizi neza ko ameze neza, ariko agize ikibazo nta ngaruka byagera kuri management ya Vestine na Dorcas? Turabyibaza nabyo, kuko nimba baravuye hano bagiye mu bitaramo bikarangira, hanyuma hakazamo ziriya saga zose, iki n'iki komeza kuvugwa cyane, ntiyakagombye kuba se wenda yamusigana na murumuna we akaba ari we umuba hafi, cyangwa wenda afite indi timu yamusigiye igomba kuba irimo iramwitaho. Ni ukuvuga ngo atari ibyo, nibaza ko hagize ikiba Irene yabazwa byinshi,
ariko ntabwo ari byo twifuza kuko nawe ntabwo ari umwana, umuntu ni management kuko urumva hari ukuntu yabipanze kuko mbere yuko wenda musiga nk'umuntu igihe cy'ibitaramo cyari kirangiye n'iki byose ari gahunda yo kugaruka mu Rwanda, hari amasezerano bagomba kuba bagiranye mbere yuko bano babiri bigarukira i Kigali, hanyuma Vestine agasigara mu hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ikintu navuga kuri ino nkuru ya Vestine na Dorcas nako ya Vestine, ni ukuvuga ngo ku ruhande rumwe hari aho ugira ukumva bifite fact. Ubwe yarivugiye nti hari ibintu nzavuga ati nzabivuga, ariko ibintu nkaba nzabivuga nitugira gute nidusoza ibitaramo, ati mwe mukomeze munyifollowingire gusa, ariko ibyo bintu ngewe nzagira gute nzabivuga kandi nzabishyira kuri ntuze yanjye ya Instagram. Nyuma yuko ubwo butumwa bumaze kujyaho, buno butumwa bumara amasaha 24 gusa, bwahise busibwa kubw'umutekano wande wa Ishimwe Vestine. Après quelques heures hahise hazaho ubundi butumwa bunyomoza ya makuru buvuga ko hari umuntu winjiriye konte yande ya Ishimwe Vestine agashyiraho buriya butumwa. Nkwibutse ko nanone kandi fact zikomeza gutangwa n'abantu mbere, izina ry'umugabo ryabaga kuri hariho izina rimwe ryande ry'umugabo, niba ari sinzi ukuntu yari yarabihinya ashyiraho izina rimwe, iryo ryarahindutse. Kujya mu bitaramo nta mpeta yambaye, ugashyiraho iriya post akagaruka n'indi iyinyomoza, ariko noneho iyinyomoza zose zikaba zaranyuze kuri konte imwe ya Instagram. Ibyo bikaba bituma abantu babona fact naho bashingira bavuga ko ibyavuzwe ko aba batandukanye ari ukuri. Nubwo Irene yirinze kugira icyo bitangazaho kubera ko avuga ko ari ubuzima bwite bw'umuhanzi we, ni nabwo koko, ariko iyo uri icyamamare nanone, iyo uri Asta ntabwo bibura kuko ugomba kuvugwa. Iyo ibyiza bikuze uravugwa, ibibi byaza ukavugwa, ariko ntabwo bikuraho nkuko nagiye mbibabwira, ntabwo bigomba gukuraho kuri umuntu, ntabwo bigomba gukuraho ko wa muntu ari umuntu, ntabwo bigomba gukuraho ko ibyo bintu ushobora kubikora gutyo ariko bikaba bigize icyaha. So ugasesereza ukarengera ukavuga n'ibidakwiye kandi nta n'amakuru ubifiteho. Nibaza tutagendeye ku busesenguzi bwacu cyangwa se bw'amakuru dukura ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, cyangwa se mu binyamakuru, cyangwa se n'ubusesenguzi tugenderaho tugendeye kuri post twabonye, twakagombye gutegereza kuko ari umugabo yavuze ko ngo nta makuru ngo afite kuri ibyo bintu, ko ngo ari ibintu nawe ariko kumva bicicikana mu kirere gutyo ko nta makuru abifiteho. Nanone nyir'ubwite washyize post hanze nawe ntabwo aravaho ngo avuge ko ari we wabikoze, kuko urumva yashyize post hanze asaba imbabazi abakunzi be muri rusange. Aravuga ati ubutumwa mwabonye kuri Instagram yanjye uko mwabubonye nanjye nuko nabubonye, ati ndasaba imbabazi abakunzi banjye kuko ati Instagram yanjye yinjiriwe n'umuntu utaramenyekana, niwe washyizeho iriya post. Urumva ayo ni amagambo yanditswe nande na Ishimwe Vestine. Hanyuma tukibaza duti ko uyigize ikibazo nk'iki ngiki
wenda sinzi icyo amategeko abivugaho mu gihe wibwe urubuga rwawe kandi uri icyamamare, sinzi icyo RIB yabivugaho. ariko nimba ugize iki kibazo cy'uko konte yawe ya Instagram yinjiriwe, icyambere abantu bari kumwe ni abanyabwenge, Irene no umunyabwenge ndetse n'abandi bajyanama babo, aba bose n'abahanga ni n'abanyabwenge, ntago bashobora kuba bakubitanye n'ikibazo nka kiriya cy'uko bashobora kuba baduzinze account y'umuntu umwe mu bantu babo. nanone reka ntangire nguha ikaze cyane hakanyuzwaho post nkiriya isenya fitire y'umuhanzi muri rusange, isenya amarangamutima y'umuhanzi, isenya umuryango w'umuhanzi, isenya n'umuryango nyarwanda muri rusange. kuko iyo famiye imwe mu baturage igize ikibazo, no kuvuga ngo umuryango nyarwanda uba ufite ikibazo. ariko se ndibaza nimba koko konte yande ya Ishimwe Vestine yarinjiriwe, yarahakinzwe, nimba yarahakinzwe ina konte y'uyu mwari cyangwa y'uyu mudamu, kuki bataripotinze kuri RIB ngo RIB ikurikirane uwo muntu wahakinze? RIB ishyiremo abantu bakurikirana umuntu wahakinze Instagram y'uwo mukobwa, kuko nimba uwo muntu wahakinze iyo konti ashobora kuvuga ibintu bigasa naho bifitanye isano n'ibiri kugaragara, birumvikana ko ari umwe mu bantu bari hafi yande ya Vestine na Dorcas, cyangwa se uwaba ukoresha imbuga iza Vestine by'umwihariko. siniyumvisha rero uburyo ushobora kuba wakubitanye n'ikibazo nk'icyo ngicyo, hanyuma warangiza icyo kibazo ukagicejeka, ntunaripotinge kuri RIB ngo igufashe gukurikirana cyangwa se kugenzura ayo makuru n'uwayanditse, ndetse no kumenya ukuri kubyihisha inyuma y'uwo muntu kugira ngo hamenyekane. ni umuntu wagambanye se cyangwa nakagambane kugira ngo hamenyekane ese uwo muntu yabikoze atumwe nande, agamije iki? kuko urumva bifite aho byaba byaraturutse uko byasa kose. nibaza ko rero byaba byiza cyane dukomeje gukoresha imbuga nkoranyambaga zacu, ariko nabwo tukamenya ko abo tuba tuvuga ari abantu nabo kandi bafite imitima nk'iyacu, uko badushobora kubangamirwa ari nako bashobora kubangamirwa, ngo yego ni abastar ni ibyamamare, ariko nabwo tujye tureba dushyiremo ubumuntu cyane kurusha ibindi byose, kuko ibyo bakora byose birimo amafuti, birimo gusebanya, birimo kwandagazanya, birimo kwangiza izina ry'umuntu. ibyo ntacyo bimaze, biraboostinga ariko n'ubundi bijya kurangira birangiye nabi cyane. rero byaba byiza dutegereje feedback ya nyir'ubwite, ariko twanasesengura tugasesengura tudasesereza, sibyo? nge nicyo nakivugira nkanjye, ariko reka nizere ko nubwo Irene yavuze ko Ishimwe Vestine hariya ari mu gihugu cya Amerika, yasigaye mu kwiyitaho biri privately by'ubuzima bwe bwite, twizere ko wenda azamera neza nyuma y'uko azaba ameze neza, wenda azagaruka agire icyo abivugaho ndetse agire n'icyo atangaza kugira ngo ibintu bize kujya mu mucyo. ariko nanone arasabwa ko agomba kwegerwa, agomba kugira umujyanama umuba hafi, kuko itangazamakuru riragusenya, rishobora gutuma ejo cyangwa ejo bundi twumvise Ishimwe Vestine avuze nti ngewe singishaka gukora umuziki. yes, hari abantu babivamo wenda nuko amahirwe afite ari uko wenda aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza, n'ubutumwa donc ni isengesho muri rusange, niyo mahirwe arimo. ariko atari ibyo twazarisika tubuze impano nk'iriya, tubuze Vestine wacu.